Reka tukwifurize gukomeza kugira ibihe byiza wowe udahwema kudukurikira ku muyoboro wacu wa YouTube ari wo witwa Bugingo Empire. Ni muri urwo rwego kandi nk'uko twabyiyemeje tugomba kubagezaho ibiganiro byiza biryoheye amatwi. Niyo mpamvu muri uyu mwanya ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kiri buze kwibanda ku makuru menshi agiye atandukanye aturuka mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA. Hanyuma rero tukaba tuguhaye ikaze. Nk'uko mwagiye mubyumva cyangwa se munabibona ku binyamakuru bigiye bitandukanye, ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka nibwo ibinyamakuru byinshi byagiye byandika ku kuntu amanota y'ibizamini bya leta agiye kuzajya asohoka cyangwa se agiye kuzajya atondekwa. Nk'uko mubizi mu buryo busanzwe amanota y'abanyeshuri y'ibizamini bya leta yagendaga atondekwa ku buryo bw'ibyiciro. Ahangaha rero amanota akaba agiye kuzajya ashyirwa ku ijana. Amanota agiye kuzajya ashyirwa ku ijana, noneho hakarebwa purusa umunyeshuri yagize kugira ngo abonereho no kujyanwa mu mashuri agiye atandukanye, ndetse harimo n'abandi bagenda batsindwa kudagira ngo nk'uko mwagiye mubibona mu mwaka ushize w'ikizamini cya leta gisoza amashuri 6 yisumbuye. Nta munyeshuri wabonye diplome cyangwa se umunyeshuri wabashije guhabwa diplome ataragize amanota 50 kuzamura. Ndagira ngo mwarabibonye. Iki rero si byaba igitangaza ko no muri uyu mwaka w'aya mashuri wa 2024-2025 ko byaba si igitangaza rwose, kuko nabo byabayeho mu mwaka ushize ntago ntibyabanje guteguza rwose. Ahangaha rero umuntu wese uzi ko wakoze ibizamini by'uyu mwaka wa 2024-2025 agomba kwitegura uko amanota agiye kuzasohoka, by'umwihariko nk'uko mwabyumvise ahabanza ko amanota agiye kuzajya atondekwa ku ijana, noneho hagatangazwa amanota umunyeshuri yagize ku ijana. Ubwo nimba birumvikana, niba umunyeshuri yagize 50 ku ijana bazamubwira ko yagize amanota 50 ku ijana. Bitandukanye n'ibyo mwari mumenyereye ko igihe wabaga wagize amanota 70 kuzamura, icyo gihe iryo somo wabaga wajujuje, icyo gihe ukaba ufite amanota 6. Icyo gihe isomo ryakorerwaga ku manota 6. Noneho mu masomo tuvuge wenda nko mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye troncome, buri somo ryabaga rifite amanota 6. Hanyuma ayo masomo yose uko ari 9 yigwa muri troncome wayateranya akaza guhwana n'amanota 58. Hanyuma rero mu gihe wabaga wagize nka 50 ku ijana bakwandikiraga ko ari amanota 3 kuri 6. Hanyuma ayo manota yose nk'uko wagiye uyabona bakaza kuyateranya. Wagira nk'urugero baza kuyateranya ukagira nk'amanota 28, ubwo bwitwa ko wagize 28 kuri 58. Hanyuma waje mu manota 9 kumanura akaba yirinze nyine yatsinzwe. Ibi rero byaje gushimisha kandi bibabaza abantu benshi b'abanyeshuri. Birumvikana ntago byashimisha abantu bose, gusa izi mpinduka zo zigenda zituruka muri NESA ni ukugenda tuzitegura, kuko
impinduka zo ziba zigomba kubaho byo uko byagenda kose. Izi mpinduka rero mugenda mwumva muri iki kigo gishinzwe ubugenzuzi bw'amashuri n'ibizamini NESA, ntibitangaje ko bigira impinduka, kuko ndagira ngo nk'uko mwagiye mubyumva mukabisoma no mu binyamakuru bigiye bitandukanye, hari inkunga zigenda ziterwa kino kigo kugira ngo kirusheho kunoza umurimo wacyo, akaba ari nabyo byatumye izi mpinduka nyinshi zigenda zigaragara. Ndagira ngo mwumve neza ikinyamakuru kigeze kubyandikaho uko cyabitangaje. Uko cyabitangaje, reka tubasomere ikinyamakuru cyitwa Igihe kugira ngo mwumve uko byagenze. Arenga miliyari magana abiri na 43 z'amafaranga y'amanyarwanda azagenda ku bizamini bya leta muri 2025 na 2026. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA cyatangaje ko ibizamini bya leta bizatwara arenga miliyari 243. Byagarutsweho ubwo hagaragazwaga ibikorwa biteganyijwe mu ngengo y'imari y'umwaka utaha uzatangira muri Nyakanga 2025, mu gihe abadepite bagize komisiyo y'ingengo y'imari n'umutungo bya leta ikomeje gusesengura imbanziriza mushinga w'ingengo y'imari y'umwaka wa 2025-2026. Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph yagaragaje ko ingengo y'imari yagenewe iyo minisiteri ayoboye n'ibigo bishamikiyeho izakomeza kwifashishwa mu kurushaho guteza imbere ireme ry'uburezi. Mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2025-2026, Mineduc n'ibigo bishamikiyeho yateganyirijwe ingana na ngira ngo mugenda muri kubibona n'amafaranga menshi cyane. Nka NESA muri uyu mwaka w'ingengo y'imari yagenewe arenga miliyari 175. Ngira ngo nk'uko muri kugenda mubyumva, ibintu bigenda bikomeza guhinduka nk'uko mubyiyumviye. Reka ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugisoreze aha, ibindi tuzabivugaho ubutaha. Mwari kumwe nanjye Joseph Bugingo. Ntuhave udakoze subscribe, share cyangwa comment kugira ngo ibiganiro byacu dukoze buri munsi bijye bikugeraho. Naho ubutaha, Imana ibarinde.